mbere yuko dukomeza reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 siko mbona umeze neza mu matita. Ubuse nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye ntiriwe njya gutakabuza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 cyangwa se 0729 92 03 13. Mirimo muze. Okay, dutangiye gusora za sabune ngira ngo uri kuzibona. Ziri gusohoka bakata. Demo iri gukatano. Uzamaje gukatano. Dore hano bari kuzishyira mu makarito. Turi gufunga amakarito ngira ngo uri kubireba. Dore amakarito y'ubusa. Amakarito dore kujya nabashyiramo amakarito hano. Aha. Zirangije gufungwa. Dore amakarito yo atarimo ikintu uburyo ameze. Sinzi niba uri kwibona neza ariko dore hano abonye ko bari gushyira mu mashini za spaghetti, imashini kazitwara. Sinzi niba uri kubireba neza. Dore imashini yose. Okay, ndakeka ayibonye ahari. Saba nta ribi. Nanjye ngira ngo wambuye. Nanjye nizere kuri kureba. Reka mfashe abandi noneho ngo nta kibazo. Sawa urakoze cyane.